Halo, twongeye kubasuhuza mu inshuti twereka ko mudukurikira muri hirya no hino ku isi, tubashimira ibitekerezo byanyu muduha cyane, turabakunda muri abantu b'abagabo. Turacyakomeza tugeze kuri iki kibazo cy'I165 kigira kiti iyo ikinyabiziga gifite itara rimwe ryo guhagarara rigomba gushyirwa. Ikinyabiziga mu bisanzwe nk'imodoka ishyirwaho amatara 3 ya feri ariyo bita yo guhagarara, kandi akagaragara inyuma mu nguni ebyiri z'iburyo, iy'iburyo n'ibumoso, no hejuru mu murongo w'inyuma ikinyabiziga mo kabiri. Hanyuma iyo cyagenewe gushyirwaho rimwe, noneho bari kutubwira ngo rishyirwa hehe. Tiravuga ngo iyo ikinyabiziga gifite itara rimwe ryo guhagarara cyangwa se rya feri rigomba gushyirwa inyuma ku kinyabiziga, inyuma hehe. B, umurongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri uhereye ku ruhande rw'ibumoso. Nacyo gisubizo cy'ukuri. Ya, bishyirwa hagati mu murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri w'icyo kinyabiziga. Nta nubwo ari imbere ariko ni inyuma. Twajya ku kindi kibazo kigira kiti ni ikibazo cy'I166. Buri modoka yagenewe gutwara abantu, ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya6. Umuyobozi abariwemo cyangwa se ugitwara abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe abakurikira: A, umuyobozi n'umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. B, ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. C, byose nibyo. D, nta gisubizo kirimo. Ya, n'ubu igisubizo ari kiriya cyemera ko byose ari byo. Iyo tuvuga ngo byose nibyo, tuba tuvuga ziriya alufabe zibanziriza icyo ngicyo iyi alufabe ugiye guhitamo. Alufabe ibanziriza C ni A na B. Ubwo ibyo byose nibyo. Ufashe A gusa wavuze ko B atariyo. So izi modoka ntoya rero general zifite imyanya ngo itarenga 6, bishyirwaho amasentire ku buryo buri wese biba bimureba. Iyi sentire yambarwa n'umuyobozi, ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe. Ya, hose ziba ari aho ziba ziri, aho zaba zitari it's okay. Igisubizo cyaba cyumvikanye. Twajya ku kindi kibazo cy'I167 kivuga ngo ihoni rya velomoteri ryumvikanira ku ntera ya ntirenga 20. Ihoni rya velomoteri ryumvikanira mu ntera ya 20. Mwumva ko kavuga gasarara. Twajya ku kindi kibazo cy'I168. Imikorere y'imyasa ishobora kwiyongeraho cyangwa kugabanukaho inshuro z'imyasa. Imikorere y'imyasa, guteraguza kw'ibinyoteri Imikorere y'imyasa ishobora kwiyongeraho cyangwa kugabanukaho inshuro z'imyasa 30 ku munota. Nicyo gisubizo, kuko mu bisanzwe imikorere y'imyasa iteraguza inshuro 90 mu gihe cy'umunota. Hari izo bazongeraho umuvuduko mwinshi, nibongeraho umuvuduko mwinshi ntibazarenzaho 30. Izo bazagabanuraho umuvuduko mwinshi ntibazagabanuraho ibirenze 30. Nibyo mpamvu batubwira ngo imikorere y'imyasa ishobora kwiyongera cyangwa kugabanukaho. Urumva mezire ni zimwe, inshuro z'imyasa 30. No mu bisanzwe imikorere y'imyasa igomba guteraguza inshuro 90 mu gihe cy'umunota. Twajya ku kindi kibazo kigira kiti ihoni ry'ibinyabiziga byose bifite moteri ukuyemo velomoteri ryumvikanira mu ntera ya metero 100. Mu gihe akavelomoteri twabonye ko ihoni ryako ryumvikanira muri 20 metero kaba gahebeba, nawe urabyumva. Ibinyabiziga byose bifite moteri ukuyemo velomoteri ihoni ryabyo ryumvikana muri metero 100. Twajya ku kibazo cy'I170 kigira kiti birabujijwe guhagarara umwanya na muto ugeze ahakurikira. Ahantu bujijwe guhagarara umwanya na muto ukahareba ugacaho. Iravuga ngo munsi y'ikiraro. Ubwo nibyo koko, kubera ko anytime ugomba kwiringira ko
hacana kugwira, hejuru y'ikiraro kuhahagarara umwanya na muto ni ikosa, mu mihanda inyura ikuzimu mu matano cyangwa se mu matinere ntabwo byo byemewe, byose nibyo. Ikibazo mwacyumvise kivuga ngo birabujije guhagarara umwanya na muto ugeze ahakurikira, hari munsi y'ikiraro, hejuru y'ikiraro, mu mihanda inyura ikuzimu, byose nibyo. Turafata iriya alphabet bivuga ko byose ari byo. Ufashe A waba wishe B na C bisigaye. Niyo mpamvu iyo hari ibisubizo birenze kimwe bitandukanye bashyiraho alphabet bihuriraho, iyo ufashe iyo bihuriraho mu bibazo bya choice, ubwo nibwo ubusubije neza. Twajya ku kindi kibazo kigira kiti inziga z'ibinyabiziga zigomba kugira imigongo itarangwaho. Inziga z'ibinyabiziga cyangwa se amapine y'ibinyabiziga agomba kugira imigongo cyangwa se amano yabyo atarangwaho. Hari igeteri, B utunogo n'udushyundu, C nta gisubizo kirimo. Igisubizo ni kiriya kivuga ko inziga z'ibinyabiziga zigomba kugira amano cyangwa se kugira imigongo itarangwaho utunogo n'udushyundu. Ufite ipine rifitemo utunogo urisika ko riza gupfumuka, wakandagira ku kantu gatoya bigapfumuka. Udushyundu nawe urabyumva. Igihe mu ipine ryawe hajemo utunogo cyangwa udushyundu, usabwa kwihutira kugenza gute? Kubimenyeka, kubijyana ku bagaraje mu igaraje kugira ngo bakemure ako kabazo. Twajya ku kindi kibazo. Nta na rimwe ibinyabiziga bigendera ku minyururu byemewe kugendeshwa kuri kaburimbo keretse ibinyabiziga bimeze biti. Ikibazo cy'70 mwacyumvise. Nta na rimwe ibinyabiziga bigendera ku minyururu byemewe kugendeshwa kuri kaburimbo keretse ibinyabiziga A ndakumirwa, B bya polisi byose, C bya gisirikare mu bihe bidasanzwe, ni nacyo giso cy'ukuri. Ibinyabiziga bya gisirikare mu bihe bidasanzwe, urugero igihugu cyatewe se cyarengera imihanda aho kurengera ubuzima bw'abanyagihugu, bagomba gukora akazi bakazasana igihugu umutekano uhari. Ariko ubundi ibinyabiziga bigendera ku minyururu barabipakira. Clear? Good. Twajya ku kindi kibazo kigira kiti birabujije gusakurisha moteri igihe ikinyabiziga gihagaze moteri yaka ugeze ahakurikira muri make. Mu nzira nyabagendwa kandi moteri biri gukora, B mu nsisiro, C nta gisubizo. Birabujije gusakurisha moteri igihe ikinyabiziga gihagaze moteri yaka aho abantu baturiye umuhanda ariho bita mu nsisiro. Urumva buriya n'amagaraje ntemere kuba mu nzira mu nsisiro aho abantu baba baturiye, agomba kwitarura abantu. Twajya ku kindi kibazo cy'74 kigira kiti iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Abyumvise ra? Kiti ravuga ngo iyo kuva bwije kugera bukeye, burumva atari nijoro, cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze hatabona neza, ibicu byabuditse byaguye, utabasha kureba kure, utabasha kubona neza muri metero 200. Ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Utwaye amakamyo afite imizigo ifite ubugari, ibinyabiziga gifite ubugari budasanzwe, cyane nijoro rero kiba kigomba kugira ibimenyetso bikiranga. A inyuma ni amatara 2 atukura, ibyo byo ni ngombwa. Niba ari ku mizigo isaguka ubugari bw'ikinyabiziga, ubugari bw'iyo mizigo niho ushyira ayo matara y'umutuku agaragaza extremity cyangwa se iherezo ry'ikinyabiziga. B iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumbarare rishyirwa risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo. Icyo nacyo nicyo tugafata sivuga ngo byose nibyo. Inyuma bashyira amatara 2 atukura,
B iravuga ngo iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo cyangwa se mu bugari bw'ikinyabiziga bashyira amatara y'indangaburumbarare cyangwa se ari icunga rihishije cyangwa y'umuhondo. Turafata C ko byose ari byo. Twajya ku kindi kibazo kigira kiti, ndumva ari n'icya nyuma. Kiragira kiti birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira: A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe watuma wateza impanuka ku bandi. Gucakira feri bidatewe no kwirinda ibyago, icyo nacyo nibyo. Turafata ko byose nibyo. Ikibazo cya nyuma gisoza aya ma episode ko kandi nshimira buri wese ko yagize uruhare mu kujya duha ibitekerezo, kuduha feedback y'uko mwatsinze ibi bintu neza, ni ingenzi cyane. Ikibazo cya nyuma kivuga ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira: iyo utwaye ikinyabiziga ukaba uzi ko utari mu muhanda wawe wo mu rugo iwawe, wirinda kubangamira abandi bagenda mu nzira nyabagendwa. Ugomba kwirinda kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. Urugero, wari uri kugenda ukurikiwe n'abandi, mubona muri kwirukanka, uragenda wirukanka, abandi nabo ubona bakuri inyuma, noneho uhise ufurena byihuse, kwakubitiye no kurangara wagize, ushidukana b'inyuma baje bakagenza gute, bakakurira bakakugonga. Na B nayo ni ukuri, gucakira feri bidatewe no kwirinda ibyago, byose ni ukuri kamemu. Turafata C ivuga ngo byose nibyo, kuko ibyo bintu bigufasha kwirinda ibyago. Reka mbashimire, mwarakoze cyane gukurikira aya masomo. Nshimira buri wese wagiye agira uruhare muri ibi bintu, nshimira feedback mwagiye muduha, nshimira uburyo natwe twishimiye ko twatangaga iby'ingenzi bigezweho, buri wese agenda akibonamo akabona intsinzi. Kiba giharanirwa n'intsinzi. Tubeho dusangira ubumenyi, tubuhe abacu, tubuhe inshuti zacu, icyo dufite nazo zibashe kukibona, cyangwa se zibone n'ibirenze ibyacu, ibyo twaba dufite. Nicyo buri wese namwifuriza. Murakahoraho, murakaramba, muzagire ibihe byiza, n'ibindi byose ibiganiro bizagenda binyura kuri iyi channel igihe cyose. Mbifurije kuramba kwa buri wese. Amahoro y'Imana abane namwe ibihe byose.